Yesu yirukanye adayimoni utera uburagi. Yesu bamuzanira umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Uwo muntu yari ikiragi. Dayimoni amaze kuva mu kiragi kiravuga, abantu baratangara. Dore hano mbabwire, dore ino kesi hari ibintu bibiri bitandukanye. Hari ikintu kigaragara, hari ubumuga bugaragara, hari icyo turebesha amaso. Icyo ni ikihe? Kutavuga, uburagi. Icyo nicyo twese dushobora kubona amaso. Hari ikindi kintu gitera kutavuga ariko tutabonesha amaso, cyitwa iki? Dayimoni. Then bazanye umuntu kuri Yesu, aramwitegereza, amenya gutandukanya ikiri mu isi y'ibifatika n'ikiri mu isi y'ibidafatika. Amenya no gutandukanya ko ikibazo atari malaria yatewe n'umubu wa Anoferi ndi bujye kwa muganga gushaka kuwaritera. Amenya gutandukanya ko ubwo buragi bukomoka hehe? Kuri dayimoni itera uburagi. Yesu yakoze ntabwo yigeze akizikiranya. Bibiliya avuga ngo yirukanye dayimoni utera uburagi mu muntu. Dayimoni amaze kuva mu kiragi. Dayimoni amaze kuva mu kiragi. Ikiragi kiriye gute? Kiravuga. Inyuma y'ibigaragara amaso, reka mbibutse ko Abakolosayi 1:18-19-16 Bibiliya itubwira liste y'iby'Imana yaremwe. Muri we byose byararemwe, ari ibyo mu isi, ari n'ibyo mu ijuru, ari iby'ikuzimu, ari n'ibyo munsi y'amazi, ari ibigaragara, ari n'ibitagaragara. Mu bintu Imana yaremye ibintu bigaragara n'ibintu bitagaragara. Mu by'Imana yaremye ukuri kw'ibigaragara, Imana irema n'ukuri kw'ibitagaragara. Nyuma y'ibyo amaso yawe akwereka, hari ukundi kuri gutandukanye n'icyo amaso yawe akwereka. Gusenga bitwinjiza muri iyo si yo kumenya ese ukuri n'ukuwe. Ikibazo ni ikihe? Ni uburagi cyangwa ni dayimoni utera uburagi? Kuko mu kuri kugaragara hari ukuri kutagaragara. Kandi dore igitangaza ngiki, nuko ukuri kutagaragara gufite imbaraga kurusha ukuri kugaragara. Kubera ko ukuri kugaragara kwabayeho kuvuye mu kuri kutagaragara. Abayobora 11 biravuga ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Umurongo wa 3 ngo kwizera niko kuduhamiriza yuko iyi si turebesha amaso y'ibifatika y'ibigaragara yaremwe n'ijambo ry'Imana, ku buryo ibigaragara byaremwe bivuye mu bitagaragara. Ni ukuvuga ko ibifatika byaremwe bivuye mu bidafatika. Then niba ibifatika byaravuye mu bidafatika, your time, isaha yawe. Imana ishimwe. Mu gitondo abo twari turi kumwe, twavuze gatoya ku ijambo rivuga ngo gusenga nicyo kintu cyonyine ukeneye gukora buri munsi. Prayer, the greatest need of the day. Icyo kintu cyonyine ukeneye gukora, gikenewe gukora mu buzima bwawe buri munsi. Ushobora kutajya buri munsi, ubuzima bugakomeza. Ushobora kutajyama buri munsi, ubuzima bugakomeza. Ariko gusenga icyo kintu cyonyine ushobora gukora, ugomba gukora buri munsi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusome, does it work? Mugihe ndaba nigisha ndashaka kuvuga ibi bintu bibiri ibyo binyuzuye umutima. Icya mbere,
isengesho ryo kwizera nibwo buryo dusunikira ijuru gukora turi hano ku isi. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, ibibazo byose ntabwo ibisubizo byabyo byose bibonekera mu isi bifatika. Hari ibindi bibazo ibisubizo byabyo bibonekera mu isi bidafatika. Gusenga nibwo buryo bwonyene butwinjiza gushaka ibibazo mu isi bidafatika. Gusenga nibwo buryo bwonyene butwinjiza kubonera ibibazo mu isi bitagaragara. Izo nizo statement zanjye ebyiri. Ndagira ngo dusome Matayo 18 kugeza kuri 20. Ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data uwo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye, nanjye mba ndi hagati yabo. Amen. Ndagira ngo dutinde kuri ibi byanditswe, ntabwo nzana ama approach ari theologique. Ndagira ngo duhere kuri ibi byanditswe. Yesu hano aravuga ngo mbabwije ukuri, ikintu muzahambira hano ku isi, ikintu muzemeza hano ku isi, nanjye ndi mu ijuru nzagira gute? Nzacyemeza. Nimugura ikintu muvuguruza hano ku isi, nanjye ndi mu ijuru nzagira gute? Nzakivuguruza. Ibi bivuga iki? Biravuga ko imyanzuro ifatirwa mu isi binyuze mu gusenga isunikira ijuru gukora igikorwa runaka. Nubwo Imana yaba yifuza kugirira neza, nubwo Imana yaba yifuza kungirira neza, nubwo Imana yaba yifuza kugira neza igihugu, nubwo Imana yaba yifuza kugira neza itorero, Imana ntishobora kubikora keretse nge nawe tubyemereje hano ku isi. Binyuze hehe? Mu gusenga. Gusenga ni ugufatira imyanzuro hano ku isi ituma Imana yonyene ikora. Hari ibikorwa bibiri, hari igikorwa kigaragara, hari n'igikorwa kitagaragara. Igikorwa kimwe ni icyemezo gifatirwa mu ijuru, ikindi gikorwa naho byabereye. Ijuru ntabwo ari ryo ribanza. Isi binyuze mu masengesho y'abera nifata umwanzuro mbere, ijuru rigakurikiraho rigashira mu bikorwa. Mu yandi magambo, ijuru rishira mu bikorwa ibyemezo abana b'Imana basenga bafatiye hehe? Hano ku isi. Iyo je nawe tutarafata ibyemezo hano ku isi, Imana ibiri aho ngaho gusa, ahari itazi icyo gukora. Imana itegereza nge nawe ko dufata imyanzuro yo guhambira hano ku isi, nayo mu ijuru ikagira gute? Igahambira. Iteka Imana itegereje ko nge nawe dufata umwanzuro wo guhambura hano ku isi, Imana ikagira gute? Igahambura. Ibyo Imana ikora ntibifitanye isano cyane nawe, biri mu biganza byawe nanjye. Binyuze hehe? That is a principle. Bene data, reka mbabwire gato ikintu gitangaje. Iyi nkuru nkunda kwigarukaho. Mose, Israeli ijya gutera Abameleki. Dore uko iyo ntambara yagenze. Mose yabwiye Yoshua
abwira Yoshuwa, genda muri Isirayeli utoranyemo abagabo b'intwari bazi kurwana, bajye kurwana hehe? Mu kibaya. Njyewe na Aroni na Huri ndazamuka njye hehe? Njye ku musozi. Imana ishimwe cyane. Bibiliya igiye gusobanura gutsinda kw'iyo ntambara. Dore uko Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo igihe Mose ku musozi yazamuraga ibiganza, Isirayeli yagiraga gute? Yaraneshaga. Ku musozi Mose yaba yamanuye ibiganza, Isirayeli ikagira gute? Ikanesha. Ndagira ngo mbabaze ikibazo cyoroshe. Hagati y'Imana na Mose, hagati y'Imana mu ijuru na Mose ku musozi, ninde uri kurwana urugamba? Ninde uyoboye? Ninde ufite vora? Ntabwo ari Imana. Kunesha kwa Isirayeli ntiguturuka ku Mana iri mu ijuru nubwo ubishaka. Kunesha kwa Isirayeli kuraturuka ku mavi n'amaboko ya Mose hehe? Ku musozi. Mose ni ufite vora, kuko iyo ananiwe urugamba ruraneshwa. Ariko yashobora kuzamura urugamba rukagira gute? Rukaneshwa. Ufite vora bene data, reka mbadezampointingeho gatoya, ntabwo ari Imana, ni Mose. Kubera ko icyo muhambiriye hano ku isi nanjye ndagihambira ndi he? Isi isunikira ijuru gufata umwanzuro. Nge nawe dushize hamwe mu gusenga, dutuma ijuru rifata umwanzuro, ndetse rigafata umwanzuro ku bibazo bidashobora kubonerwa ibisubizo hano mu isi. Icyo muhambiriye hano mu isi nanjye ndagihambira ndi mu ijuru. Ubanza ninde? Si jyewe uri mu ijuru. Mu ijuru nakora icyo shaka cyose, ariko nibigaruka hano ku isi si jyewe ufite vora, ni mwebwe muyifite. Ubwo nibwo bubasha Imana yahaye abakristo basenga. Vuga ngo amen. Ntabwo ari jyewe, ntabwo bituruka kuri jyewe. Mwebwe nimuhuza mugahuriza hamwe, mukagira icyo muhambira, mukagira icyo musaba, mukagira icyo mutegeka, mukagira icyo mwamamaza hano ku isi, nanjye mu ijuru nzagira gute? Ndi secrétaire executive. Nzashira mu bikorwa iki? Icyo mwe mwemeje hano. Ninde uyoboye hano ku isi? Uyoboye ninde? Usenga hano ku isi. Ninde uyoboye vora? Ni abakristo bashize hamwe basengera hano ku isi. Tore, reka nongere mbagarure gato ku gaciro k'amasengesho twatakaje, tugomba kugarukaho. Isi iragenda itwemeza ko ibibazo byose byo mu isi bifite ibisubizo. That is not correct. That is wrong. Luka cumi na rimwe umurongo wa 14 hari umurongo untangaza. Reka mbaza mubwire ko ibisubizo byose, ibibazo byose duhura nabyo ntago bifite ibisubizo muri iyi si. Hari ibindi bibazo bifite ibisubizo mu yindi si. Gusenga ni igikoresho gituma twinjira muri iyo si gushaka ibisubizo by'ibibazo bitabonekera hano mu isi bifata. Ese muri kunyumva bene? Dore nkwereke, Yesu yirukanye adayimoni utera uburagi. Yesu bamuzanira umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Uwo muntu yari ikiragi. Dayimoni amaze kuva mu kiragi kiravuga, abantu baratangara. Dore hano mbabwire, dore ino kesi hari ibintu bibiri bitandukanye. Hari ikintu kigaragara, hari ubumuga bugaragara, hari icyo turebesha amaso. Icyo ni ikihe? Kutavuga, uburagi. Icyo nicyo twese dushobora kubona amaso. Hari ikindi kintu gitera kutavuga ariko tutabonesha amaso, cyitwa iki? Dayimoni.
yesu aramwitegereza amenya gutandukanya ikiri mu isi y'ibifatika n'ikiri mu isi y'ibidafatika. Amenya no gutandukanya ko ikibazo atari malariya yatewe n'umubu wa anoferi ndi ujye kwa muganga gushaka kuwaritera. Amenya gutandukanya ko ubwo buragi bukomoka hehe? Kuri dayimoni itera uburagi. Yesu yakoze ntabwo yigeze akizikira. Bibiliya iravuga ngo yirukanye dayimoni utera uburagi mu muntu. Dayimoni amaze kuva mu kiragi, dayimoni amaze kuva mu kiragi, ikiragi kiriye gute? Kiravuga. Inyuma y'ibigaragara amaso, reka mbibutse ko Abakolosayi 1:18, 19, 16 Bibiliya itubwira liste y'iby'Imana yaremye. Muri we byose byararemwe, ari ibyo mu isi ari n'ibyo mu ijuru, ari iby'ikuzimu ari n'ibyo munsi y'amazi, ari ibigaragara ari n'ibitagaragara. Mu bintu Imana yaremye ibintu bigaragara n'ibintu bitagaragara. Mu by'Imana yaremye ukuri kw'ibigaragara, Imana irema n'ukuri kw'ibitagaragara. Nyuma y'iby'amaso yawe akwereka, hari ukundi kuri gutandukanye n'icy'amaso yawe akwereka. Gusenga bitwinjiza muri iyo si yo kumenya ese ukuri n'ukuwe. Ikibazo ni ikihe? Ni uburagi cyangwa ni dayimoni utera uburagi? Kuko mu kuri kugaragara hari ukuri kutagaragara. Kandi dore igitangaza ngiki, nuko ukuri kutagaragara gufite imbaraga kurusha ukuri kugaragara. Kubera ko ukuri kugaragara kwabayeho kuvuye mu kuri kutagaragara. Abayobora 11 biravuga ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Umurongo wa 3 ngo kwizera niko kuduhamiriza yuko iyi si turebesha amaso y'ibifatika y'ibigaragara yaremwe n'ijambo ry'Imana, ku buryo ibigaragara byaremwe bivuye mu bitagaragara. Ni ukuvuga ko ibifatika byaremwe bivuye mu bidafatika. Then niba ibifatika byaravuye mu bidafatika, ibidafatika bifite imbaraga kurusha ibifatika, kuko ibidafatika byabayeho mbere y'ibifatika. Niba ibyafatika byarabaye mbere y'ibifatika, ibifatika bishobora gutegeka ibidafatika, kuko icyabayeho mbere ni ukuri kw'ibidafatika, icyakurikiyeho ni ukuri kw'ibifatika. Kandi ibi bifatika turebesha amaso byabayeho bivuye mu bidafatika. Itangiriro 1:1 Bibiliya iravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye iki? Ijuru n'isi. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Bibiliya ntabwo ivuga ngo mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Oya, Bibiliya ivuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Habanje iki? Habanje ibidafatika, habona kubaho ibifatika. Kandi mu Baheburayo Bibiliya ikavuga ngo ibifatika turebesha amaso byaremwe bivuye hehe? Mu bidafatika. Then niba hariho ibifatika hariho n'ibidafatika. Niba hari ukuri mu bifatika hari ukuri mu bidafatika. Niba hari challenge mu bifatika hari ukuri mu bidafatika. Niba hari uburwayi mu isi y'ibifatika hari uburwayi mu isi y'ibidafatika. Niba hari ubushomeri mu isi y'ibifatika hari ubushomeri mu isi y'ibidafatika. Kandi iyo habaye ubushomeri mu isi y'ibidafatika, ukuri kwabyo kugaragara mu isi y'ibifatika. Ni ikibazo cyakemukiye mu isi y'ibidafatika, ukuri kwabyo tubyenjoyinga mu isi. Ni ikihe gikoresho kutwinjiza muri iyo si y'ibidafatika? Hari ibibazo isi itazagukemurira. Reka mbivuge shiza. Hari ibibazo umugabo atazagukemurira. Hari ibibazo, by the way, Ana
Ana muramwibuka umuze no kumuvugaho. Elukana yaramurebaga yababaye akamubwira sheri wanjye sinkundukira nkundukira abagore 10 ko ndagukunda ibitomo. Ana akamureba ibitoma yawe yari myiza ariko ntiyandika ikibazo. Igitondo kimwe arabyuka wenyene. Ubundi bajyaga bajyana n'umugabo i Yerusalemu buri kumwaka utashe. Igitondo kimwe atatanze information, atasabye uburenganzira ariko mujye mu busaba, atabwiye umuntu numwe, atabwiye mukeba we, ngo arabyuka ajya hehe? Ajya gusenga. Ngo arasenga afite agahinda kenshi kugeza yijwi ridasohoka. Uwo mwanya igisubizo kinyuze muri Eli. Bibiri avuga ngo Uwiteka guhicyo icyo wamusabye. Imana ishimwe cyane. Bibiri avuga ngo Ana arataha yamaze kubona igisubizo ngo niyongera kugaragaza umubabaro ukundi. Igihe kigeze gisohoye Imana yibuka Ana atwita nde? Samuel. Who is Samuel? The great prophet in Israel. Imana ishimwe cyane. No mukuza gushima umugabo amushiraho stress na pressure. Tujye gushima arababwira igihe nari ngenyene ndi kumavini mwari muhari banze mu ndeke igihe cyanjye bikirageze. Igihe kigeze aragenda wenyene. Agezeyo bararirimba Samuel igice cya 2 indirimbo y'Imana. Ninge wa undi wahoragiye. Hari ibibazo umugabo watagukemurira. Hari ibibazo system itagukemurira. Hari ibibazo connection zitagukemurira. Hari ibibazo mama wawe nubwo agukunda atagukemurira. Ninde wabikemura? Imana yonyine. Inzira yo kubigeraho ni hehe? Hari ukuri kw'ibitagaragara, kandi ukuri kw'ibitagaragara gufite imbaraga bene data. By the way, Bibiri avuga ngo 6:12 Abefeso, kuko tudakirana n'abafite n'iki cyaturoze gituma dutekereza ko ibisubizo byose bibonekera muri Yesu. Aka kanya isigiye kutwibagiza ko Imana yacu ikora ibitangaza. Aka kanya isigiye kutwibagiza yuko gusenga byahinduye ibintu byananiranye. Aka kanya ubu nonaha isigiye kutwumvisha yuko tutabonye Imana ikora. Aka kanya isigiye kutwumvisha ko aho bitananiranye Imana itatabarutse tukayibona. Muri aka kanya, muri iyi myaka tumaze muri ibi bintu, isigiye kunyumvisha pepepe ko Imana yanjye itagikora. Eliya abwira umugaragu we, genda undebere niba hari ikintu ubona. Ngo aragenda arareba agaruka birashebuja nta kintu mbona. Ngo arongera arapfukama yubika umutwe. Aravuga ati subirayo undebere. Undi aragenda arareba agura ikintu agaruka data arongera arasenga. Ari gusunikira ijuru kugira ikintu rikora. Ari gusunikira ijuru ijuru risaduka imvura ikagwa. Isengesho ry'umuntu umwe risatura ijuru imvura ikagwa. Ku nshuro ya 7 umugaragu araza aramubwira ati data we ndabona akantu gato kameze nk'agacu. Amaso y'umuntu mwarayibagiwe. Amatwi y'umuntu ngo yumva atangira kumva umuriri w'imvura. Abwira umugaragu we iruka ubwira umwami yiruke kuga imvura itaramunyagira. Imana ishimwe cyane. Aho twigishwa no gusenga. Amen. Ndagira ngo mbwire yuko gusenga nicyo kintu cyonyine kwiye gukora buri munsi. Gusenga nicyo kintu cyonyine ukwiye gukora buri munsi. Kuko gusenga biguconnectinga n'isi y'umwuka. Kandi isi y'umwuka igira ingaruka ku isi bifata. Marayika abwira Daniel, aramubwira ati Daniel, bujya reka ngo story. Hari ibyo warebeshaga amaso, hari n'ibyo utarebeshaga amaso. Ujye ugitangira gusenga umunsi wa mbere wapfukamye. Data yampaye ibisubizo ngo nkuzane. Umunsi wa mbere
ubwo yari amaze iminsi ngahe 21. ariko umunsi wa mbere usenga Daniyeli, data yampaye ibisubizo ngo nkuzanire. Ndaza ngeze mu kirere, umwami w'Ubuperesi, uwe mwami yari umuntu uri fizike ufatika jamais, yari umwami utegeka ikirere. Ngo arankumira amasengesho yawe nanone atuma data yohereza Mikayeli, niwe urwanye nawe abasha kukuzanira ibisubizo. ariko umunsi wa mbere ugisenga data yampaye ibisubizo. Ibaze Daniyeli yarekera gusenga, byari kugenda gute? Yari kuvuga ngo Imana y'ikige n'icunga. Oya, hari ikirere tugomba kugeramo no gusobanukirwa kugira ngo tubashe gukora. Izimuwe ushakira mu bantu, akagakiza ushakira mu bantu, wanagashatse igihe kinini ariko barakwirengagije. Reka nkubwira, hari umuntu umwe udashobora kwirengagiza, kandi byose biri hehe? Mu mavi yawe, mu biganza byawe, binyuze hehe? Mu gusenga bene nawe. Itoro rikwiye kugaruka ku mucyo gusa. Amen. Muri gahunda yawe ya buri munsi ukwiye gushiramo isaha yo gusenga. Muri gahunda yawe ya buri munsi ukwiye gushiraho iminota 30 yo gusenga. Muri gahunda yawe ya buri munsi ukwiye gushiraho iminota 5 yo gusenga. Kandi umwami wacu Yesu yari umucyo, yari n'urugero rwiza. Dore uko Bibiliya ivuga mu gitabo cya Luka. Bibiliya ivuga ngo, Luka ibice 22 umurongo wa 39, ngo ajya ku musozi nk'uko yari amenyereye, as was his habit, selon sa coutume, nk'uko yari amenyereye. Hari ahantu Yesu, yari amasaha Yesu yakundaga kujya gusenga, yari amasaha azwi. Kari akamenyero ke ko kujya ku musozi nk'uko yari amenyereye. Kari akamenyero ke ko kujya ku musozi nk'uko yari amenyereye. Yari abimenyereye kurugeraho umunsi Yuda yashaka kuzana abantu kugira ngo amugambanire, yari azi ahantu amusanga n'amasaha amusangamo n'icyo yakoraga aho hantu. Hari ku musozi Les Montagnes des Oliviers, ku musozi wa Elayono, yari ari gusenga n'amasaha yari. Kari amenyero, it was his habit. Karaka nicyo yari amenye, nicyo yakoraga kenshi. Ku manywa ngo yirirwaga yigisha, nijoro akazamuka hehe? Akazamuka umusozi. Nanswe nge nawe, reka nkubwire, mureba ubukene ufite, mureba uburwayi ufite, mureba ko wivuje ukivuza, Imana ishimwe yuko binagera igihe abadokiteri bakababoneka bakakubwira ati hano ahasigaye nayo. Imana ishimwe cyane. Naho ubundi byakabaye ari Imana ishimwe kuri yose. Ibyo bintu byose reka mubwire, hari Imana yacu imbaraga. Ibyo bintu byose, murebe urugo rwawe ruri mu kavuyo n'akajagari, murebe amakimbirane ari mu rugo n'akajagari. Kimwe mu bisubizo byabishira ku muntu harimo gusenga, mwene data, harimo gusenga, harimo gushaka umwanya wo gusenga. So gusenga nicyo kintu cyonyine ukeneye gukora, kandi kimwe ukagikora buri munsi. Gana ku musozi mu gusenga, ugafata muri 11 Yuda yari yavuyemo, afata Yakobo, Petero na Yohana, aravuga ati muze gusenga. Bari mu kivungu cy'abantu benshi, bari 12 ari benshi. Areba abantu bakeya bakunze Imana, bakunze gusenga, bafite umwanya wabo. Aravuga ati nimuze dusenge, cyagahinda kenda kumva. Abakura mu bantu ajya gusengana n'akagurupe kamwe. Step number 1. Step number 2, n'abarababwira ati mugumane hano nanjye musenge mutagwa mu moshi. Nabo abavamo, ngo ajya ahantu watera nk'ibuye, ngo atere intambwe naho wenyine, asiga ka group agenda wenyine. Arangiza ngo arapfukama, batangira gusuhuza umutima, abwira data,
soma Abaheburayo, Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'umubiri we, Bibiliya kuvuga Yesu ngo niwe watatse cyane wakarira ngo kuwashoboraga kumukiza inde data ansenge nawe. Reka mubwire murebe y'Imana nge nawe turi kwirengagiza tugifite umwanya tugifite uburyo. Hari ahantu uzagera hazamuka uyikenera, hamwe n'amashuri yawe yose ufite, hamwe n'umuryango ukomeye ufite, hamwe na connection zose ufite, hamwe n'amadiplome yose ufite, hamwe n'umushahara uhembwa, hari ahantu hazamuka imbere gato. Iyi Mana wirengagiza ukiri umusore ugifite imbaraga, ugishoboye kwinyabya ukayihamagara ukubaka ubucuti nayo, ahantu uzayikenera. Rero inama nziza ni uko washaka kugira ngo ugende, kandi nta muntu utarayikeneye n'uyu n'umwe mu bakire, mu bakene, mu bakomeye, mu bitwa boroheje, mu batunzi, mu bize, bageze ku mwanzuro. Umunyabwenge umwe yaravuze ngo gusa ngo nta kamaro, byose ni gusa. Ibyo umuntu agokera kwimarira. Uwo ni Salomo, yari afite abagore 1,000, yari afite ubutunzi kugeza no ku nyegabo z'intebe ya Salomo yari zahabu. Umwami w'Isheba araje kumureba aravuga ati karabaye gato. Umukobwa w'Umushunemukazi baramubwiye bati wowe inyegamo zo kwa Salomo urazizi. Ariko byageze kuri conclusion aravuga ngo gusa nta kamaro, byose ni gusa. Ibyo umuntu agokera kiri mu isi bimumariye ubusa gusa. Soza umuntu umwe yaravuze ngo si byiza gucumuzwa mabuke. Ndagira ngo utekereze muri gahunda yawe uburyo wa involvingamo gusenga. Niba ushoboye iminota 5 at least ntacyo, iminota 5 nikunanira yicemo ibice. Uvuga uti mu gitondo uzajya senga 2, saa sita 2, nimugoroba 2, 5 za wirenge. Ariko at least muri gahunda zawe z'umunsi, mu kazi kawe kakandi kakumakinga busy, shaka umwanya wo kwemba. Shaka umuntu mushobora gusenga, uwashobora kuba umugore wawe cyangwa kabishukiya, mwongere kandi musenge. Kuwa kabiri tugira iterano ryo gusenga hano. Niba ufite umwanya ngwino dusenge, niba ufite akazi genda ukore, turagusabira umugisha uhirwe utere imbere. Niba ushobora kubona akanya ngwino dusenge. Ariko bene data, icyo nkubwiye nicyo nibwiye nuko itorero rikwiye gusenga, turi mu kinyejana gikeneye gusenga kurusha mbere. Amen. Dusenga Imana. Mana yacu, iri jambo ryawe turagushimiye, iri jambo ryawe ndarisabira kugira ngo mu mitima yacu Mana ribashe kwera imbuto nyinshi, zera imbuto 60, zera imbuto 100, gutyo mu izina rya Yesu. Reka itorero rya Christ Hope rihindukemo itorero riza agaciro n'akamaro ko gusenga, kandi risenga Imana. Reka ubuzima bwacu Mana tubusukemo, tubumbanuremo imbaraga zo gusenga, gahunda yo gusenga Mana, kugira ngo data wa twese uri mu ijuru dukora no gusenga Mana, dukomeze kumenya yuko uri hejuru ya byose Mana, kandi usabane bwacu Mana bukomezanye natwe. Urakoze Mana, ugire neza buri muntu wese ugambiriye Mwami Mana gusenga, ugambiriye gufata umwanya wo gusenga akawushira muri gahunda ze z'ubuzima. Umugisha kandi umugire neza Mwami, kugira ngo tubitorero risenga kandi yizera muri wowe kurusha buri kintu cyose. Urakoze Mana, tuguhaye icubahiro kuri Mana mu izina rya Yesu. Amen. Your time, isaha yawe.